umuhanzi The Ben yagize atya atangaza ikintu kivuga kiti ngo witwa Bruce Melody kugira ngo azatware ibihembo nk'ibyo The Ben afite ngo byazamutwara imyaka 10 ukanye nabwo yazabigeraho mu gihe witwa The Ben yabaragaritse umuziki mu gihe The Ben agikora na Bruce Melody agikora ngo biragoye ko Bruce Melody yazagira ibihembo nk'ibyo witwa The Ben afite ngo kandi nuko binagaragara n'ubundi n'ubungu bagihanganye cyangwa se bari gukora witwa The Ben aracyatwara ibihembo witwa Bruce Melody atazigira ngapfa kugira mu gihe The Ben akiri gukora umuziki ese uko namwe murabyumva gutya nge ndi Evodo abanyarwanda mwikurikiranire uko The Ben we nyirubwite abyisobanurira ndetse umuziki nonaha burundu I think Melody byamufatira imyaka nk'icumi kugira ngo agize ibihembo honestly, shout out to Melody. He's a great artist, and I think has a, decoration zose mugize ziramukwiriye. Yibagirwa ko I'm his big brother. Hari ibihembo nabonye way before he even started. Hari ibyo nabonye even when he was actually working. Hari ibyo ndikora n'ubundi now right now when he's actually present. So I know ko bivuga te bya of course I don't mean 100% ariko nziko he knows better. Ubutumwa buri mu ndirimbo indabyo zanje bwageze kuri ba nyirabwo hari ibimenyetso uri kubona Absolutely. Ariko muri arena I think